nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye Dede Fashion TV. Ndasuhuza abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, impande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda. Ndasuhuza abantu batuye muri Amerika, muri Canada, muri Kenya, muri hari ahandi buriya abantu bajye bareba ibiganiro byanjye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi ko bahari kuko ndabibona, mwese ndabasuhuje cyane. Nje kongera kubaganiriza nk'uko nabonye mushobora kuba murimo gukunda ibiganiro turimo kubaha, nubwo bitaragera kuri porosantaje nziza, ariko ndakeka ko bizagenda biza. Tuzakomeza tuvuge ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubudozi n'ibibazo abatayeri bahura nabyo, n'ibibazo abakiriya babo bahura nabyo, ibintu byinshi bitandukanye tuzagenda tubivugaho, tubivanga n'amavidewo y'amamoderi, tubivanga na moderi zitandukanye. Uyu munsi nifuje kubaha inkuru y'ikintu kigeze nabasezeranyije ko nzajya mbabwira inkuru y'ibintu byagiye bimbaho mu budozi. Ubundi jyewe niga kudoda, natangiye kwiga kudoda mu 2000, nibwo nize kudoda turihirwa n'umushinga wa AAA. Ndayishimira cyane uwo mushinga, ndawushimira buri gihe iyo mbatekereje. Ni abakozi b'Imana barenze, ndabubaha cyane. Rero twarize, njyewe ngiye kubaha inkuru y'ukuntu amahirwe yawe iyo uko bizagenda kose uyageraho. Njyewe twagiye kwiyandikisha, noneho tugezeyo, ariko nkaba maze igihe ndota ko nzaba umudozi, nzaba umutayeri. Ndagira ngo mbakundishe aka kazi, mbumvishe uburyo buri muntu wese ukarimo akwiriye kukubaha, akwiriye no kugatinya, kuko nako kari mu tuzi Imana itekereza guha abantu, kari mu tuzi Imana ishobora kugusezeranya kuguha kandi ikakaguheramo umugisha. Hari ahantu nabaga bandera, noneho nkajya njya ku mumama, umukobwa wari ukuze, nkamujyaho ahantu yakoreraga muri atelier ye, noneho nkicara ku mashini ye, nkakatakata utuntu, nkanyonga. Mu by'ukuri njye nagiye gutangira kwiga kudoda nzi kunyonga, nzi gukata nk'akantu k'agashati, utuntu nk'utwo. Murabona zino shati kera zabagaho, zari zifite akajosi kameze nka gutya, hano hasatuyeho, hariho indodo hejuru ku ijosi, na hano hano haba imifuka ibiri, sinzi niba muri kuhabona, hano ku nda habaho imifuka ibiri, nayo hejuru iriho utudodo twa zigzage, no ku maboko hariho utudodo twa zigzage. Izo shati nagiye kwiga kudoda, njye narayigishije kudoda kuko byari impano yari indimo, nyiyumvamo. Noneho nkajya njya kureba uko akata, nkagira ibiki. Yashidutse byamaze nk'ukwezi naramaze kumenya gukata iyo shati, kuko yo ntago yari igoye kuyikata. Hari igihe wayikataga idafite amaboko nyine, ukayikatirana n'amaboko, nibyo narinzi. Nari naramenya uburyo wakata ukuboko ukaguteramo, ariko njye nayikataga nyikatanye nyine n'amaboko. Noneho ndangije mara igihe ndota ngo ndi kwiga kudoda, ngo narabimenye, ibintu nk'ibyo. Noneho rero umukobwa mushuti wanjye arambwira ati, muri AAA banditse abana babakuye mu matorero, abana bakeneye kwiga kudoda. None uyu munsi ngo bagiye gukora ngo ikizamini. Suhuje abantu bose twiganye icyo gihe, abenshi barabiretse, twebwe turabikomeza. Abo twabikomezanyije mwese ndabasuhuje cyane. Mwanyihanganira, ngira ikibazo cya sinezite, kandi murabizi ko umuntu urwaye sinezite ku mazuru haba harimo kukujena, hakurya ryataho utuntu, niyo mpamvu ndi kwikora ku mazuru cyane. Noneho ndangije
ndamubwira nti tujyeyo, ati se turajyayo kandi bararangije kwandika uyu munsi bari bukore ibizami. Ndavuga ni wenda hari igihe babura umuntu mu bo banditse bakadushyiramo. Niko namubwiye umukobwa. Turagenda, noneho tugezeyo koko nk'uko byakabaye nk'uko nabimubwiye, habura abakobwa babiri, ariko abo bakobwa babuze bari bujye kwigira ahantu bita Igishari. Hari kure, hari urugendo rukomeye runini, rwari runini pe. Ibaze nawe kuva mu murenge umwe ukajya kwiga mu wundi murenge, kandi noneho nyine hari kure. Mutekereze kuva ngewe mvuka i Rwamagana, mutekereze kuva i Rwamagana hariya hafi no ku Kiliziya, munsi yo ku Kiliziya ahantu bitaga Nyirakadongo, noneho ku misiyoni cyangwa gutyo nyine munsi y'ikiliziya cyo kwa padiri hariya niho twari dutuye, ukajya kwiga Igishari ku murenge, aho umurenge wa Gishari ubu n'ubu ngubu uwo murenge uracyahari. Ibaze nawe urwo rugendo. Abantu muhazi murabizi ko ari harehare, abatabizi namwe mukora urugendo rwo kuva ahantu hari umurenge umwe mujya mu wundi n'amaguru. Abo bakobwa rero bashobora kuba bari barebye bakabona, kuko bo baturukaga na kure, abo bari babuze bo baturukaga hasi ahantu bitaga Irutonde, hari kure. Ubanza baracitse intege barabireka, babonye yuko bazajya kwiga kure. Twebwe rero tuvuga ngo turahari, kuko barahamagaye nyine abo bakobwa barababura. Noneho bahita bavuga umwana umwe mu bari banditse wavukanaga n'uwo nguwo twari twajyanye, aravuga ati ariko hano hari abandi bana babiri baje gutata chance ngo barebe yuko mwabafata. Umuyobozi wahamagaraga ati se barihe? Turahaguruka, twe tunicaye imbere twitondetse imbere, turahaguruka. Tumaze guhaguruka noneho turangije bahita bavuga ati noneho mukora ibizamini. Twari batatu, twese tuba batatu, hari harimo n'undi mukobwa nawe wisanze atari kuri liste kandi bari baramwanditse. Badukoresha ibizamini, mwumve mwabantu mw'Imana ukuntu ikora. Birangira njye n'uwo mukobwa ari twe dutsinze cya kizamini, ari twe tugitsinze. Baduhaga ikizamini cy'imibare turagikora, njye nawe turagitsinda, hasigara task yo kutujyana Igishari. Baratubaza muzashobora kujya muva i Rwamagana mukajya Igishari buri mu gitondo 2:00 mukaba mwagezeyo? Turavuga tuzabishobora. Bavandi twarabikoze, twize umwaka n'amezi 3. Umwaka n'amezi 3 twawumaze twiga Igishari dutaha i Rwamagana. Uwo mukobwa rero we yari afite famiye iba Igishari, saa sita akajya ajya kuryayo, njye ntafite aho ndi bujye. Rimwe akambwira ati ngwino tujyane, ubundi nkabwirirwa gutyo gutyo, ndahasoringa ewana. Birangira nize kudoda, nsozanya amanota meza, kuko twebwe baduhaga amanota n'amasertifika, nsoza mfite amanota meza cyane. Ubwo nibwo mu 2001 nibwo twatangiye akazi. Kuva 2001 rero murabyumva, muri 2001 icyo gihe nta kazi kari gahari, nta kazi kari gahari. Byageraga nkumva ndashaka kubireka, nkamara n'icyumweru ntarajyayo, kuko abo bantu badushingiye atelier, baduha n'amamashini, baduha ibikoresho nyine byo gutangiriraho. Ariko ndababwiye, kubera kumara igihe, uziko twamaraga ukwezi utarabona n'umuntu ukubira igitenge, gukuba igitenge byonyine utarabona n'umuntu gikubira. Ibintu byo kudoda rwose abantu batarabyumva. Noneho wabwira nk'umuntu ngo nsigaye ndi umudozi cyangwa se nsigaye niga kudoda, akaguseka we, bakaguseka ukagira ngo umeze nk'umuntu nyine uciriritse cyane. Ariko ibyo ntitwabyitayeho, twarakomeje. Abandi urabyumva bageraho bakananirwa, bakabivamo, bakagenda bagira impamvu. Urumva ko twari n'abakobwa batangiye gukura, bamwe bagashaka gutyo gutyo. Ibyo birarangira, umwuga w'ubudozi ndawukomeza, nawiziritseho kugeza n'izi saha. Niwe unsapotinga. Wenda njyewe byageze aho mbifatanye no gukina filime,
ndabihuza. Ariko filime si ubu nyimazemo igihe, filime ntabwo nyimazemo igihe kinini. Filime nayitangiye njya kuyitangira biro official kuko nkiri i Rwamagana hariyo nakinnye 2013, ariko urumva nabwo hari hashize imyaka myinshi nkora ubudozi aribwo buntunze, aribwo bumbeshejeho, mbikora neza, nkora imyenda y'abakiriya bakankunda n'ibiki. Ariko byose nabishobozwaga no kwirinda kwica gahunda z'abakiriya. Niyo nayica nkayica atari njye bigizemo uruhare, wenda ari ikibazo cyabaye kindi kiri rusange cyangwa se cy'umukiriya, nabyo birashoboka nk'uko nabivuze muri video z'ubushize. Nuko njyewe nageragezaga buryo bushoboka bwose, nkanakora amasaha y'ikirenga kugira ngo abakiriya batancikaho, nkabura abakiriya kuko nababonye mpangayitse. Ni inshuro nyinshi napanze kubireka kubivamo muri icyo gihe, ariko bikarangira umuntu aje akambwira ati bisubiremo cyangwa niki. Sinzibagirwa umunsi rero nafashe umwanzuro, maze ibyumweru 2 ntajya ku kazi, nirirwa mu rugo kubera ko n'ubundi nabonaga kujyayo nta kintu bimaze, nta kazi kabirimo. Hari umusaza twasenganaga restoration yitwaga Muzehe Vianney, nawe ndamusuhuje, sinzi nimba kiriho ariko ndamusuhuje. Muzehe Vianney yavuye ahantu bita i Nyagasenyi, hasi hafi n'imwurire, aje kumbwira ngo iby'Imana yamuntumyeho. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo akazi yaguhaye ntukareke kuko niko uzaboneramo umugisha, ngo ibintu byose uzageraho uzabikura mu budozi. Nuko yambwiye. Mwabantu, yabimbwiye ari nka 4 nibwo yari ageze mu rugo, namuherekeje mpita nzamuka njya kudoda. Icyo gihe nakoreye amafaranga 800 ya 2002. Uriya ni 2002, ni 2001 birangira mu mezi ya nyuma nibwo nari nabiretse. Muri uwo mwaka gukora amafaranga 800 byabaga biri hayi kabisa. Nuko nguko ndakomeza, sinacika intege kuva icyo gihe ndakomeza, sinacika intege, ndadoda still now ndacyadoda. Kandi uko ugenda ubimaramo igihe niko ugenda ubumenyi bwiyongera, niko ugenda ubumenyi buzamuka. So inkuru yanjye rero yari iyo ngiyo. Numvaga hari abantu banyandikiye kuri WhatsApp bambwira ngo nzabahe inkuru y'uko natangiye kudoda n'igihe natangiriye kudoda. Natangiye igihe kinini, nize no gukora kuvureri muri 2002. Nibwo haje abazungu b'abaterankunga, bahitamo abatayeri bafite ubumenyi buri hejuru, babajyana mu kigo cy'urubyiruko, batujyanamo, noneho tujya kwiga gukora kuvureri. Izo kuvureri n'ubu ntabwo wabona ahantu zikora pe. Kuzikora nayikora nabonye ahantu hanini nisanzuye, nkayikora neza ikarangira, ariko ntabwo nabona aho nyikorera. Ikindi wenda gufurwa ko imashini ubu zaraje nyinshi zibifura, ariko nekereza yuko no kubona ibikoresho byagorana. Gusa ndabizi gukora kuvureri. Nkayihera ku gitambaro cy'ishuka, nkayikora design ku buryo ivamo kuvureri nziza cyane. Ibyo nabyo mfite certificate yabyo, narabyize. Urumva ko namaze imyaka myinshi mbyiga. Bigeze mu 2019, niga gukora wigs. Wigs ni imisatsi, amaperike, gukora perike. No muri video hano hari izo nagiye nkora nigisha abantu gukora perike, nabyo narabyize ndabimenya. Ubu ngubu nkora wig ya danje, wig zino za original zifite closure nziza imeze nk'uruhu rw'umuntu. Nyine ugenda umenyeramo ibintu byinshi iyo wiziritse ku kazi kawe. So rero ikintu nabashishikariza igitumye nkora iyi nkuru ni ukugira ngo umuntu wese wari ucitse intege muri aka kazi yiyongeremo imbaraga, biracyashoboka.
biracyashoboka, kandi iyo Imana yemeye kubikora ukabimenya ukabikora ubizi, inatuma ubona abakiriya uzabasha gukorera. So rero niyemeje kuzajya mbaha video nyinshi muri iki gihe, zaba iz'amamoderi, zaba iz'ibiganiro mbaganiriza ku bijyanye n'ubudozi. Namwe nimba hari ibibazo mufite mushaka kumbaza, wenda nazagenda mvugaho, mwazajya munyandikira muri komenti mukambwira muti wenda uzajya uvuga kuri iki cyangwa se uzatubwire kuri iki. Narababwiye ngo nzagenda mbaha inkuru zagiye zimbaho zijyanye n'ubudozi. Hari nk'inkuru iri kunzengurukamo ariko nkabona iminota yagwiriye, nkabona iminota yabaye myinshi. Nzayibaha uyu munsi turi iki kiganiro ngikoze kuwa kabiri. Iyi video yindi y'iyo nkuru yonyine yihariye y'iyo nkuru nzayibaha kuwa kane. Kuwa kane nibwo nzongera gukora ikiganiro, nzayibaha mbasetse inkuru yambayeho ndi muri aka kazi k'ubudozi. So reka ndekeraho ne kuvuga amagambo menshi, ntabamarira umwanya, ndabizi mama mufite muto, ariko njyewe reka mbabwire, iyo ndimo ndadoda kugira ngo mbe concentre neza ku bintu ndimo ndadoda, telefone biri ku ruhande nayo nayiplayinze ndi kuri YouTube, cyangwa akenshi mba ndi kuri YouTube cyangwa kuri TikTok. So mu following imbuga nkoranyambaga zanjye, Instagram ni Dede G Official, hanyuma TikTok ni Dede Janet 32, Facebook ni Murekatete Jeannette, YouTube ni Dede Fashion TV ari iyi ngiyi muriho, hakaba n'indi ya entertainment. Nkuko nabibabwiye murabyumva yuko nkina na filme, mba no muri nuza ya entertainment. Mfite rero channel yabyo, nanze kubivanga kugira ngo ntazajya mbavangira. Mfite channel yabyo yindi yitwa Dede TV Show, nayo mugende mukoreho subscribe. Hariho ibiganiro bitandukanye, nigishaho guteka, mbaha ibiganiro bitandukanye byose, habaho n'amavlog, habaho nyine ibintu bya entertainment byose bya showbiz, niho biba biri kuri Dede TV Show. Hanyuma hano hacaho amamoderi n'ibiganiro bijyanye na fashion, nibyo byonyine bizajya bicaho. So ndabashimiye mwese, mukomeze mukore subscribe, like, share, mukomentinge, mumbwire ibyo mushaka ko mbaganirizaho. Ngiye nkunda comment, mpora mbibabwira, nkunda comment uko zaba zimeze kose. I love it. So thank you for watching. Bye.